Muri iki gihe tugezemo, imitungo cyangwa se ibikorwa by'umuntu bibarirwa mu mafaranga. Niyo mpamvu muri ino video nkuzaniye top 5 y'abagore cyangwa se abakobwa bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Birashoboka kuba utari buze gutungurwa kuko ushobora kubibona nawe ubwawe kuko abenshi muri bo bakoresha imbuga nkoranyambaga. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Tudatinze ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi akaba n'umubyinnyi witwa Sherry Silver. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane kandi akaba afite n'andi matsinda agenda afasha kuzamura impano zabo cyane cyane abaririmbyi. Amaze kugira imyaka iri hejuru y'itanu yagiye muri United Kingdom cyangwa se muri UK kwiga ibijyanye no kubyina, gutunganya imyidagaduro ndetse n'ubuhanzi. Urumva yuko ari umuntu ukomeye cyane. Nyuma yaho yaje gushinga itsinda aryita Dancer Group. Bivuze ko ari itsinda ry'ababyinaga. Uyu kandi mu gihe akiri mu Bwongereza yaje guhabwa ibihembo byinshi bitandukanye, aho yaje no gukorerwa stati ikawushyirwa mu gihugu cy'Ubwongereza imugaragaza nk'umuntu ukomeye cyane kandi w'agaciro wazamuye impano z'abatari bakeya muri UK cyangwa se muri United Kingdom mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu kandi yagiye afata ibihembo byinshi bitandukanye nk'icyo twavuga MTV Award kimugaragaza nk'umuntu w'intangarugero kandi utagereranywa n'uwo ari we wese mu bikorwa byinshi bitandukanye, by'umwihariko ububyinnyi, ubuhanzi ndetse no gutunganya imyidagaduro. Uyu kandi yize ibijyanye na business ndetse na marketing muri United Kingdom. Bivuze yuko ari umuntu ukomeye cyane wagiye winjiza amafaranga menshi cyane mu bikorwa byinshi bitandukanye. Yagiye akoresha imbuga nkoranyambaga ze akoresha mu kwamamaza ibikorwa byinshi bitandukanye, byaba ibye cyangwa se abandi batandukanye. Ibi bikaba byaje gutuma agaragara kuri uyu mwanya wa gatanu bitewe n'uko yagiye yinjiza amafaranga menshi kandi akaba afite n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane aho tuhasanga umukinnyi witwa Isimbi Ally Cool. Uyu nawe akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, akaba n'umwanditsi ndetse n'umuproducer. Uyu kandi akaba afite ibihembo byinshi bitandukanye agiye ahabwa nk'icyo twavuga Glitter Active Award. Yagiherewe mu gihugu cya Nigeria giherereye muri umugabane wa Afurika. Bivuze yuko uyu Isimbi Ally Cool wamenyekanye nk'umukinnyi, umwanditsi, umuproducer ukomeye cyane mu Rwanda ndetse no hanze, yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kane bitewe n'uko yagiye yinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu bikorwa byinshi bitandukanye. Bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa kane. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri aho tuhasanga umukobwa witwa Keti Bashabe. Uyu akaba ari icyamamare gikomeye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga akoresha kuko akurikirwa n'abatari bake. Uyu akaba ari umwe mu bafite imodoka ndetse n'inzu zihenze cyane mu Rwanda. Bikaba byatumye uyu Keti Bashabe agaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Hari n'ibindi byinshi bitandukanye bimwinjiza amafaranga twavuga nko kwamamaza kuko agiye akorana na kampani zitandukanye cyangwa se ibindi bigo by'imari ndetse n'ubucuruzi. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere nagira ngo nkusabe niba utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure inzogera kuri umuyoboro wacu wa YouTube, wabikora kuko ni ingenzi cyane. Uraza gutanga igitekerezo cyawe muri comment umuntu wabonaga yaza ku mwanya wa mbere cyangwa se wabonaga yaza muri top 5 twaguteguriye. Uze gufungura inzogera kuko niho uba wiyandikishije neza kuri umuyoboro wacu wa YouTube kugira ngo ujye ubona update nyinshi zitandukanye, zaba iz'ibyamamare cyane cyane ku bakinnyi, abaririmbyi ndetse n'abakinnyi b'umupira, haba muri Afurika, mu Rwanda ndetse no mu migabane itandukanye. Uraza kutubwira igitekerezo muri comment cy'uburyo wakiriye ino video. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga Miss. Wisobaza ati ese nuhe mu Miss ko dufite aba Miss benshi batandukanye mu Rwanda? Uwo nta wundi ni Miss Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda muri 2016. Uyu akaba afite amafaranga menshi cyane ndetse n'inzu nziza ndetse n'imodoka bihambaye. Uyu akaba yarambitswe ikamba rya Miss Rwanda ku itariki 27 Gashyantare muri 2016. Uyu rero akaba yaragiye yigarura imitima ya benshi haba ku mbuga nkoranyambaga akoresha cyangwa se mu buzima busanzwe. Uyu akaba yaragiye yinjiza amafaranga menshi cyane mu bikorwa bitandukanye, akaba afite imodoka ndetse n'inzu bihenze cyane bibarirwa mu mafaranga menshi cyane. Bikaba byatumye uyu Mutesi Jolly agaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko waguze subscribe, like, share na comment ugafungura inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Ukomeze kugira ibihe byiza cyane.
Ushobora no kuba wadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zaba Facebook, TikTok ndetse na Instagram, hose ni Ben Gold. Ntiwibagirwe kutubwira igitekerezo cyawe muri comment cyangwa se video twazagukorera ubutaha.